duherukana ubwo Sano yari yababaye cyane amaze gusohora abiwabo ndetse na Iriza bose abajugunya hanze, agenda n'agahinda kesha ahutaza ibintu byose abonye abikubitagura imigeri, ibindi kandi nako agenda bijugunya hirya. Sano ubwo arangije ahita ajya mu buriri araryama. Ubwo tugarutse hanze kandi ubwo Iriza na Mika bari bumiwe babuze ikintu bavuga, nuko mama Sano na Yanise baragaruka, nuko mama Sano ati namwe se yabasohoye? Mika ati yego yadusohoye, ahise anafunga ubu ngo bari mu nzu. Yanise ati sinabahereye kare se mbibabwira, ubu se ko cimye ko twe ntacyo dufite duhomba, ubu koko mwebwe biraza kugenda gute? Iri urabigenza gute? Iriza ati none se ntago ari bukingure? Yanise aramusubiza ati ntutegereze ko araza kugukingurira rwose, cyakoze ejo nibwo wenda azakingura, ariko ubu ngubu ntabwo bikunda. Mama Sano ati se iterabwo bufite n'iry'icyubundi Yani? Rata Iri nugira ikibazo namara gucururuka araza kugukingurira. Mbere nibwo yarakaraga nka gutya nyine ntafungure, ariko ntabwo yakuraza hanze uri umugore we. Yanise ati cyakoze aranagukunda pe, bitewe n'ukuntu yagerageje ntakubwire nabi, nukuri aragukunda. Tegereza nyine wanabona umutima uraza gutuza, akibuka yuko yasohoye umugore we maze agahita aza akagukingurira. Mama Sano ati umbabarire ko nguteje ibibazo bingana gutya, gusa ubu ngubu noneho ndabibonye rwose Sano ntago azigera mbonamo nyina pe. Nari nzi ko bizageraho nyine bigahinduka akantega amatwi, gusa naribeshyaga. Simwe no gukomeza rwose gutura hafi ye pe. Niyo mpamvu ejo ngomba kwigendera nkajya kuba kuri cyane, aho atazongera no kumbona ngo arakare. Iri ndagiye, ubwo nyine birashoboka ko tutazongera guhura, kandi umbabarire ko nyine ngusize muri bino bibazo. Iriza ati none se ugiye kujya hehe? Mama Sano ati ngomba gushaka nyine yonjya, kubera ko intanga ntabwo ari ahanjye. Reka ndeke umwana wanjye abeho neza rwose atambona. Yani tugende. Muramuki. Bahise bagenda maze Mika ati uriya mubyeyi disi arababaje pe, uko narengana nta n'ikibi yakoze, ariko Sano akaba muzira bigeze hariya, nicyo kintu rwose gitangaje. None ngo agiye kwigendera kugira ngo atazongera kumubona. Iriza ati ndumva binshanze, nakabaye narabwiye Sano ibya nyina nyimara kubimenya, ariko sinari kubihera hehe ko aba akimwumva agahita arakara cyane. None reba tugiye no kurara hanze. Mika atariko Iri wibagiye ko mama wawe ari mu nzira za hano? Iriza ati kandi koko ubu se nadusanga hanze kuko turavuga ngo iki? Mika ati tujye guca mu gikari nyine wabona hatahafunze. Mika aramufata maze baragenda, bagezeyo basanga hadafunze barinjira. Ibintu byose kandi ubwo byari biri hasi, ibindi byamenaguritse. Mika ati mbashije kumirwa pe, ibintu byose uzi yuko Sano yabimennye, wagira ngo aho yanyuraga yajugunyaga hasi byahasanze. Iriza ati natekerezaga yuko byoroshye ariko birakomeye pe. Sano afite agahinda gakabije, iriya ni depresiyo. Mika ati se ubundi utekereza ko umuntu agira agafata umwanzuro wo kutazashaka umugore ari uko yorohewe? Gusa ikibabaje nyine nuko agahinda afite azi ngo yagatewe na nyina kandi ari uriya mugabo w'umugome ngo ni papa we. Iriza ati byose bizasobanuka Mika, kiretse uwama kuvugana na Sano byibura yacururutse, nahita nshaka uburyo mubwira ibya nyina byose maze akabimenya, nubwo ataba ashaka kubyumva ariko byibura nkabivuga. Ubwo Mika aramubaza ati hanyuma se uragira ngo we ntabwo yakurakariye? Ubu se urakeka azongera kukuvugisha? Ahubwo se ko mbona icyumba cye kirangaye buriya nta mahoro, reka turebe. Bararebye maze babona araryamye. Mika ati ubu se yahise aryama we, ubanze yanasinziriye. Iriza ati nta kibazo nyine wenda wanasanga arabyuka yacururutse, ibintu byose bikaba byasubira ku murongo, ahubwo ibyo yamennye ubijugunye, mama atagira n'agasanga hari akavuyo akabigiraho ikibazo. Mika ati ukuntu disi yaratashye akuzaniye indabo. Iriza ati yaranzaniye indabo se? Mika ati cyane rwose, cyagiye azavuga yuko hari ikintu akuzaniye burya zari indabyo. Yarazizanye maze akinjira abakubitanye na mama we ahita azijugunya hasi. Iriza ati bisa nkaho umugoroba wacu wari ugiye kugenda neza ariko siko bigenze. Namenye ko nako bisa kugira inshuti magara, wakwiyumvisha kumba niyumva iyo turi kumwe. Amasobwe yakomeje gucaho,
tugaruka kwa Juri bose bicaye hanze na Papa Sano. Papa Sano ati ariko njyewe sinumva ukuntu Sano yagufunganye umutwe. Papa Juri ati ushobora kuba utazi umuhungu wabyaye. Noneho yambwiye ngo ndimo ndamushyiraho ibyiterabwoba. Erega byarangiye ari nkaho ari buri kunkanga. Yankuriye inzira ku murima neza neza. Arambwira ngo ntigeze aryamana na Juri. Ngo kandi haragira uwabona mu rugo rwe ngo baraza kubonana. Kandi ibyo bintu byose yabivuze yarakaye cyane. Papa Sano ati hanyuma se wumvaga ari seriye ku buryo Juri aramutse agiyeyo byaba ari bibi? Papa Juri ati ko byari birenze kuba seriyera. Yambwiye ngo umugore we ntabwo akunda Juri. Ngo rero ntabwo ashaka ibibateranya. Ngo iyo ndatwite ajye gushaka undi muntu ayegekaho. Papa Sano ati nari nibagiwe ko amagambo agira ari n'ayamutunze. Ubwo Juri ahita avuga ati none se mu by'ukuri ubwo biragenda gute? Ntabwo nyigiyeyo se? Papa Sano ati ntabwo wajyayo kubera ko niba nyine Sano yavuze yuko nta muntu ashaka kubona ngo umuhingukira mu rugo rwe, ubwo nyine niko bigomba kugenda kandi tubiziranyeho nyine byaba ari bibi cyane. Juri ati ariko njye nwita umwana we. Papa Sano ati se Juri urabizi neza ko wowe na Sano hari ikintu mwakoze? Kuko ndimo gutungurwa n'ukuntu Sano ari kuvuga ko nyine mutigeze muryamana kandi nawe ukatubwira ko utwita umwana we. Byagenze utese? Juri ati nyine nuko ashaka kubyiyakana kubera ko azi yuko umugore we nyine yarakara. Papa Juri ati nese ubundi byabaye mu buhe buryo? Tubwire nyine uko byagenze kubera yuko wanabona nawe uri kuvuga ibyo utazi. Juri ati nyine twari turi muri ya nzu ye avuye mu kazi. Njyewe rero nanahiriwe rwose. Nuko bwije avuye muri dushe nyine musanga mu cyumba. Papa Juri ati hanyuma bigenda gute? Juri ati ese uragira ngo mvuge ubundi buri kimwe? Papa Sano ati nyine hagati yawe na Sano harimo utibuka ibyo yakoze kandi nibikomeza gutya bizagorana kubera ko sinumva nyine ukuntu uzabyara umwana wowe wita se akavuga yuko ntaho rwose yahuriye nawe. Papa Juri ati nyine nashaka ko wamuteye inda reke gushaka gusenya urugo rw'abandi. N'ubundi ntabwo yarishimiye ko Sano yashatse umugore. Juri ati nta kintu n'ubundi mwari kumbwira. N'ubundi rega ndabizi muranyanga. Nta nubwo rwose mwigeze mushishikazwa no kumbona mbana na Sano. Ni nayo mpamvu n'umwana nwite atabashishikaje. Juri ahita agenda. Papa Juri ati ese mu by'ukuri uriya mukobwa atwita umwana wandi? Papa Sano ati shandeka pe, urabona isi yanyikaragiyeho warangiza ngo umwana n'uwandi atwite? Ibaze nyine Iriza nabivuga ibyanjye biraba rwose birangiye. Papa Juri ati se ubundi weho wakitwaye nk'abagabo nyine ukemera amakosa wakoze ugasaba imbabazi maze abana n'umugore wawe bakakubabarira? Papa Sano ati ngwiki ngiye nsaba imbabazi? Papa Juri ati yego nyine ca bugufi, kandi rwose guca bugufi ntabwo bivuna umugongo. Sano ni umuntu mukuru wamwicaza nyine ukamubwira byose, ukamubwira ukuntu byagenze byose, utibagiye nuko wisanze nyine waciye nyine inyuma kandi yagutega amatwi. Papa Sano ati rega nawe urabizi neza yuko ibyo bintu rwose urimo kuvuga bitashoboka. Kuza urwango yanga nyina ubwo aramutse amenye ko yamuzizaga ubusa na kino gihe cyose gishize, urumva byagenda gute koko ko nanafungwa? Iyaba nari mbonye uko murana Iriza nkamenya niba kuko hari ikintu uriya mugore yaba yaramubwiye ubundi nkamubuza kuzabibwira Sano. Papa Juri atari ko rwose njyewe numva nta kintu bamubwiye kubera yuko ntabwo yaba atarabibwira Sano kugeza aya masaha, ahubwo weho ndabona wapanikiye ubusa. Papa Sano ati ubuse mbyizere ko nta kintu yamubwiye. Papa Juri ati cyane rwose byizere kubera ko uriya mugore ashobora kuba akifitemo nyine n'ubwoba wamuteye kubera ko urabizi ko wamubwiye yuko nta muntu yemerewe kuzigera bibwira. Papa Sano ati nibyo rwose reka ntuzi. Ubushuti budafite uburyarya wankunze naho ntayandi mahitamo ufite noneho ndamenye ko ntako bisa kugira. Ibyo byararangiye maze ubwo burira hagati aho kandi ubwo Sano aba akiryamiye gusa ariko ahita akanguka yibuka ukuntu byose byagenze mbere yuko aryama. Ahita yibuka ko yasohoye Iriza hanze, arebye ku isaha abona bwije cyane maze ahita abyuka vuba vuba yihuta kugira ngo ajye gufungura. Maze ageze muri saro asanga Iriza aricaye
ari kumwe na mama we rwose yahageze avuye mu cyaro. Mama Iriza ati Sano kuje wihuta se cyane na mahoro. Sano ati nuko aribwo nkibyuka sinzi ibyo nari nekereje. Ahita yicara iruhande rw'umugore we maze ati umeze mute se? Mama Iriza ati tumeze neza. Mwihangane rero naje mbatunguye ariko nyine nuko numvaga nyine nshaka kureba umukobwa wanjye. Gusa uko mbibona rwose ameze neza yashimye urugo. Wowe se umeze uti? Sano ati nanjye meze neza mba navuye mu kazi nyine naniwe nkahita ndyama. Mama Iriza ati rwose birumvikana ariko ubwo mumeze neza noneho ndumva ari ibyo reka nitahire. Natekerezaga ko wenda Iriza hari ibyagiye bimugora. Sano ati oya nta kimugora rwose ibyinshi arabishobora. Mama Iriza ugabaza umukobwa we ati hanyuma se iri kutarimo kuvuga wowe? Iriza ati ndumva mwaganiriye cyane nyine njye nabuze icyo mvuga. Mama wa Iriza ati hanyuma rero ubwo mwese muri kumwe reka mbabwire n'ubundi nta mpamvu yo kuba nahabahisha nyine ikintu ntekereza. Sinzi niba nyine byarabaye cyangwa se mugitegereje gusa nshaka umwuzukuru. Iriza ati ariko haracyari kare mama. Mama Iriza ati kare gute se? Icyambere se uko mwese muhari mukaba kari munafite n'ibyo muzabareresha. Ntimuzambere nka babandi rwose bikigiye ngo bategure igihe bazabyarira, kubera ko rwose ayo ngayo mba numva ari amahano mwabana mwe. Ibintu byo kuvuga ngo muzabyara nyuma y'imyaka runaka njye nabyo nshaka nyine y'umwuzukuru. Sano ati umukobwa wawe nyine ari kubyumva. Mama Iriza ati ariko nawe birakureba Sano. Iriza ati cyane ko ninda n'ubundi ntazayitera. Sano ati nese warambwiye ngo nyigutere ndabyanga. Iriza ati Sano byaba rwose byiza uretse kugerageza kwihangana kwanjye, kubera ko urabizi neza yuko icyo ngicyo atari ikiganiro dukwiriye kuganiraho kano kanya. Sano ati oya tugomba kubivugaho. Bwira mama we nyine impamvu udashaka gutwita kandi ngiye nishakira umwana. Mama Iriza ati iri ntabwo ushaka kubyara? Iriza ati ndabishaka mama, ahubwo sinzi nyine niba nshobora kuba mfite ikibazo nko mu nda. Sano ati icyo si cyo kibazo, ahubwo ubusanzwe nta nubwo rwose yemera yuko mwegera. Niyo turyamanye mu buriri turara twahanyemo intera simba nemere no kuba namukoraho na gato. Arambwira ngo ntago abishaka. Nyagasani mama Iriza ahita agwa mu kantu maze ati Iriza we ufite ikibazo gikomeye, reka nze ndaje gato ngukorera umuti. Uranywa ibiyiko 5 maze umere neza. Niba nta n'ibyo ubushaka noneho uyu munsi biraza kwemera, ahubwo reka nze mugukorere. Nyagasani ubwo umubyeyi itagenda gatoya maze Iriza ati Sano kuki yitwaye kuriya ko kumbeshyira? Sano ati mubeshyira iki se? None se nari nararana nawe? Iriza ati hanyuma se nyine twaba turarana kubera iki? Erega njye nawe ntabwo dukundana, none nuko biri iki twararana se? Kuki wumva ko njyewe Iriza nararana nawe? Sano ati uzajya ukora ibimbabaza gusa nyine nta kundi. Iriza ati bikubabaza se ari njyewe nawe ninde ubabaza undi? Sano ati ubundi se reka nkubaze kuki wazanye uriya mugore ngo ni mama wanjye hano? Iriza ati nyine ni mama wawe, yarakeneye kumenya aho umuhungu watuye. Sano ati niryo ari nakubwiye se ko ibyanjye na mama wanjye bitakureba? Uriya ntabwo ari mama, nta n'isano rwose ngiye mfitanye nawe, ariko we ntabwo wumva. Ukomeza gukora uko ushoboye kose kugira ngo nyine umushyire hafi yanjye kugira ngo mbabare. Ese basi iyo mbabaye nibwo we wishima? Iriza ati nshaka ko wishima Sano. Sano ati gute se? Gute ushaka yuko nishima ariko ukaba urimo urakora nyine ibimbabaza? Iriza ati okay, sinzongera gukora ibintu bikubabaza rwose pe. Sinyu uzabona duhanye divorce maze ngatandukana nawe burundu. Sano ati se gutandukana nanjye ubundi bizakumarira iki? Kuki mba numva ubundi ushishikajwe nabyo? Nta kintu cyiza na kimwe wabonye kuri njyewe ku buryo urutekereza divorce? Ese ubundi ko mbona wandakariye cyane kandi ari we wambabaje? Buri munsi ngemura mu makosa, sinari nakuzaniye indabo zihumura neza, sinaje ndi muri mood yo kukwirebera ukanyakiriza uriya mugore nkasanga ari hano mu nzu yacu koko iri. Kuki unyitwaraho gutya kweri? Iriza ati se ubundi wabaye iki? Sano ati wambabaje cyane rwose iri, ariko ntabwo byitayeho, icyo uzi gusa ni ukumbwira ibintu bya divorce.
Iriza ati ariko niyo ntabivuga ntago bikuraho n'ubundi ko tuzatandukana. Twabanye tubizi neza yuko n'ubundi tuzahana divorce. Sano ati ngiye nta divorce nshaka. Iriza ati kubera iki tutayishaka? Sano ati bisa nkaho nyine wewe uyishaka cyane kandi nyine nta hantu twabihungira. Iriza ati nanjye nta divorce nshaka. Nyagasani. Sano ati kubera iki se? Nese ubivuga utabishaka? Iriza ati nyine mbivuga kubera yuko ariko twabisezeranye, ariko mu by'ukuri sinshaka yuko tuzahana divorce nge nawe pe. Sano ati kubera iki se nyine? Iriza ati ariko ubundi urimo kubimbariza iki? Reka nigendere. Ubwo agiye guhaguruka, Sano arongera akamwicaza maze aramwegera akamubwira ati Iriza, ndashaka kumenya impamvu udashaka gutandukana nanjye. Iriza ati nyine impamvu sinyizi pe, ariko iyo ndi kumwe nawe mba numva buri kimwe cyose gishoboka. Ikindi kandi mba numva rwose mfite icyizere ko amaso yanjye azongera akareba neza, kandi nifuza yuko rwose umuntu wa mbere nzabona, umuntu wa mbere nifuza kuzarebesha amaso yanjye, uwo muntu nta wundi mba numva ari wowe. Nidutandukana njye nawe maze Imana igakora icyo gitangaza nkareba, hanyuma simbe ari we ndimo ndabona, ni ukuri nzababara cyane pe. Rero ntabwo nifuza gutandukana nawe kugira ngo nzafungure amaso yanjye abe ari we muntu wa mbere mpita mbona. Sano ati uba se wumva wifuza kumbona? Iriza ati cyane rwose, niyo muri buno buzima bitakunda ndifuza ko no mu bundi buzima byibura ari we nzafungura amaso mpita mbona. Nyagasani. Ubwo Sano ahita amufata ikiganza nuko aramubwira ati nyine ngusezeranyije yuko nzatuma icyifuzo cyawe kibimamo. Icyo bizansaba cyose nzagikora, ariko mbone nk'uko ubyifuza. Iriza ati uzatega amatwi mama wawe se basi? Sano ubwo akibyumva ahita amurikura akamubwira ati nanga yuko ibintu byose ubyangiza mu kanya nk'ako guhumbya. Iriza ati ariko rero hari icyo ugomba kumva kandi cyabayeho. Ikindi kandi uzamenya yuko habayeho nyine kutamenya. Sano ati gute se habayeho kutamenya iri? Mama yazanaga abagabo mu nzu ya papa akamuca inyuma papa ari kureba. Uribaza se ko ibyo bintu mama atabaga yabitekerejeho? None se bahanye divorce imbere y'urukiko, ibyo bintu atari uko yabyemereye imbere y'imbaga? Ku myaka itari myinshi nari mfite byarambabaje ibyo bintu, ku buryo umutima wanjye n'ubu ngubu rwose ugifite igikomere. Ni nayo mpamvu nta kintu cyakongera kumuza n'uriya mugore. Kugira ngo yitwe mama wanjye rwose byasaba yuko yongera nyina akambyara, kandi aho kugira ngo rwose njye mbyarwe n'umuntu nk'uriya nabura byose. Iriza ati Sano erega buriya hari ikiba cyishe inyuma yabo ubona bemera ibyaha bakavuga nyine yuko babikoze. Sano ati iri nari nakubabariye nirengagije ko ari we wamuzanye hano, ariko reka nigendere nyine ubwo ngubwo uratangiye kandi sinshaka rwose kuba nakubwira nabi, cyangwa se ngo mbe nakongera kugusohora mu nzu unabona ko dufite umushyitsi mama wawe. Rero umbabarire ntihongere kugera aho ndi. Iriza ati ngaho ntabwo nongera kubivuga. Sano ati oya sinshaka no kukubona rwose. Nyagasani. Ubwo Sano yaragiye. Iriza abona ko ibintu biri seriye, asigara yibaza ahantu yahera avuga iyo nkuru biramucanga. Ni nako kandi Juri nawe ahantu yari arimo kwiyahuza inzoga nyinshi cyane, ubona yuko umukobwa byamucanze. Ubwo haciyeho umwanya byageze mu masaha y'ijoro, tugaruka kuri Iriza yicaye ku buriri mu cyumba cye na Mika. Nuko mama wayitaza maze aramubwira ati iri dore nkuzaniye wa muti, uraza kunywaho maze ubundi ujye kuryama. Wowe urabyuka umbwira ukuntu wumva bimeze, umugabo wawe niyongera kugukoraho ntabwo urongera kumva rwose utamukeneye. Iriza ati ariko se ubundi mama ibyo kunywa imiti ubundi ni ngombwa koko? Mama Iriza ati atari ngombwa se? Utekereza ko nakeneye umwuzukuru na papa wawe aramukeneye, kandi nyine n'umugabo wawe akeneye ko umubyarira. Erega wa mwana we buriya icyo utazi nuko iyo ushatse mu muryango w'abakire uba ugomba kubyara, byibura bakabona yuko hari ikintu ushoboye. Ugomba kubyara abana bazasigarana amafaranga yose y'uyu muryango. Bwese amuhereza igikombe aramubwira ati ngaho inywa gotomera, ntabwo bisharira humura.
Iriza ugahita binywa. Aravuga ati ariko kugutumira ntabwo ari ngombwa. Mama Iriza ati oya ni ngombwa cyane kandi byarangiye n'ubundi wanyweye we komeza unywe. Hanyuma numara kunywa rero uraba wemerewe kuba wasanga umugabo wawe dore aranagutegereje mu cyumba. Iriza ati ndaba njyayo. Mama we atari ku wundi muko. Kumbona udashishikajwe n'umugabo wawe bite? Iriza ati uragira ngo se binshishikaze gute? Mama we ati nyine kugira ngo mbone nyine ko byibura wishimiye kugiye kuba uri kumwe nawe kandi mwabagore mwe nimwe mutuma babaca inyuma abagabo banyu. Iriza ati mama icyambere nuko dukundana. Mama Iriza ati jya ukomeza wishuke. Ese ka gakobwa nigeze kubona kihambira ku mugabo wawe bite byako? Iriza ati agakobwa kameze gute se mama? Mikubwa ahita avuga ati nyir'ubwo wabona arimo kuvuga Juri. Hari undi se uzi wihambira ku mugabo wawe? Mama Iriza ati kari agakobwa nari ngiye kugakubita nuko nyine nakababariye nkavuga nti buriya ni karamenya ko umugabo adasangirwa. Nizere ko nta kibazo urahura nacyo kijyanye n'abakobwa. Nizere ko nta kibazo urahura nacyo nyine kijyanye n'abakobwa baba bafitanye umubano na Sano. Ubwo Iriza ati ariko se ubundi mama urimo kungenzurira iki? Mama Iriza ati nshaka kumenya nyine niba ubayeho neza nta kikubangamira. Iriza ati nta kimbangamira, mbayeho neza rwose, nta nubwo rwose umugabo wanjye yakemera yuko ngira ikibazo mpura nacyo. Ibyo ngibyo ntukabigireho ikibazo mama. Mama Iriza ati ngaho Mika mujyane umugeze ku cyumba cye ajye kuryama. Iriza ati rega ndahazi reka nijyane. Ahita ahaguruka aragenda. Mama Iriza asigara abwira Mika ati disi umwana wanjye yabaye umugore. Najyaga mureba nkabona rwose bitazashoboka. Nkibaza umusore uzishyiraho umutwaro wo gushaka umugore utabona, ariko ngiye kubona mbona uriya mugabo mwiza ngo ni Sano ngo barakundana. Hari igihe Imana igukorera ikintu nyine ukumva wayibwira ngo Imana iguha umugisha. Mika ati ni kwa kundi nyine umuntu aba ari umunyamahirwe. Mama Iriza ati se ubundi Mika wowe ubundi uganire na Iriza akubwira yuko impamvu atera umugabo w'umugongo iyo bageze ku buriri ari iyihe? Mika ati ntabyo yari yambwira pe. Ubundi si ibintu nk'ibyo ngibyo yabimbwira byagenze gute? Simbizi rwose. Mama Iriza ati nese ko bakundana cyane ni iki kibitera? Cyangwa uriya mugabo afite ukuntu nyine abishyiramo imbaraga nyinshi kandi agakobwa kanjye ari akanyantege nkeya nyine bikaba bigasaba kugatwara gake. Ntiwabona ariyo mpamvu buriya? Mika ati ntawamenya, wanasanga ariyo mpamvu. Mama Iriza ati urumva nyine ubundi ibintu byose bisaba kubitwara gakeya. Iki ni buriya nk'uko imodoka nyine ziba zitandukanye, ni nako iyo umuntu atwaye hari ibyitonderwa. Urumva nyine imodoka ishaje ntiwayitwara nk'imodoka nshyashya. Ikindi kandi ntabwo watwara igikamyo nk'uko utwara imodoka ntoya isanzwe. Nk'uko ujya gutwara moto kandi ukabanza ukayikubita umugeri, urabyumva nyine si kimwe nko gutwara igare kubera ko ryo upfa gutwara. Byose rero ni ukwitonda. Mika ati none se ubundi ibyo ngibyo uri kumbwira by'amamodoka bihuriye he na Iriza? Mama Iriza atari kuyu mukobwa haragira ngo nzavuga ibintu bitavugwa. Niba utabyumvise birakureba. Nta nubwo nakabaye ndimo ndaganira nawe rwose ibintu nk'ibi ngibi, wowe uracyari akana. Ryama. Mika ati wese ubundi ntabwo uraryama? Mama Iriza ati harya ngo turararana? Mika ati yego. Mama Iriza ati ryama ndaje ntugire ikibazo. Namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara. Ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe. Tugarutse kuri Sano aryamye, Iriza araza akinjira maze akahita yongera agafunga. Ubwo akabwira Sano ati Sano waje ukamfata ukangeza ku buriri. Sano ati uzengurutse sinzu yose wenyine none ugeze aha mu cyuma ngo ninze ngufate? Sano ariko arabyuka maze ati ntacyo reka mbikore. Kambikore mbikunze n'ubundi nicyo umugabo aberaho. Ugahita mugeza ku buriri. Sano ati ngaha rwose wahageze. Ugahita aryama. Iriza yinjira mu buriri nawe ahita aryama nuko ati kutazimije itarasi. Sano ati ngwiki ubimenye gute se yuko nazimije itara? Ese ubundi rirayi ryakari ikintu byabigutwaye? Iriza ati ese ubundi kuki uri kumbwira nabi kunshihura? Sano ati hoya niwe urimo gushaka kuncotora
nkaho urimo kwibona yuko amatara ari kwaka. Hagati aho ariko sinazimya itara ndaranye nawe pe, kubera ko nshobora gushiduka unuyeho wa mugore. Iriza atari ka rubanza uzajya ubinyurira buri gihe cyose uko uzajya ubyibuka. Sana ati hoya ntago nzajya mbigucyurira, gusa nyine wambabaje pe. Reka tunabivugeho ubwa nyuma kubera ko wambabaje rwose birenza n'ukuntu bitekereza. Uyu munsi wari umunsi mwiza kuri njyewe. Nari natashye kare nishimye, numva byibuza bwa mbere ngiye kumarana rwose umwanya nawe tumeze neza, tutarimo turanatongana. Ariko nsanga wazanye ibyo ntazanga muri ino nzu yanjye. Ubwiriza aramubwira ati subundi wabuzi yuko kurakarira umuntu ari ukwiha igihano cy'ikosa utakoze. Sana ati ibyo nge nta kintu bimbwiye iri, gusa ntabwo nzi rwose ikintu nzakubwirisha kugira ngo wumve yuko nta burenganzira ufite bwo kunyinjirira mu buzima no gushaka kwivanga mu buzima bwanjye bwite pe. Sinzi ngo icyo kintu ni ikihe nzakubwirisha. Iriza ati uburenganzira ariko ndabufite kubera ko ndi umugore wawe, twarasezeranye. Sano ati nese uragira ngo nkwibutse impamvu twasezeranye nge nawe? Uragira ngo mbikwibutse? Ndabizi ugira umutima mwiza rwose iri, ariko ibyanjye ni ibyanjye. Niba nkubwiye ngo ibingibi rwose bireke, nkakubwira ngo ntabwo bikureba, ugomba kubireka kubera ko nyine ntabwo biba bikureba pe. Ubwo bakiri aho ako kanya Mama Iriza ahita aza bwombo gake gake yabucece, ahita atangira kubumviriza ibyo bari kuvugana. Iriza ati se ubundi ni ikosa kuba nyine bashaka kumenya ibyawe byose, nshaka no kumenya ibyakubabaje, nkanashaka no kugufasha gukira ibikomere wagize. Sana ati nese ni kuri ufasha umuntu umuzanira umuntu wamubabaje mu buzima, ninda kubwiye ko ari kuri hase bigenda. Ese ubundi ubona ntakifasha njyewe? Warengereye cyane rwose kubera ko ibintu wakoze byongeye kubyutsa agahinda kanjye kari muri njyewe. Gusa kukurakarira nyine byanze, ariko reka ngira ikintu nkwibutsa. Njye nawe nituziranye pe, nta nubwo twigeze dukundana. Twahuriye mu muhanda, papa aje kukureba kugira ngo ajye kukugira umugore, maze unsaba ubufasha urira, nemera kugufasha. Nemeye kubana nawe kugira ngo nyine nkurinde kubana na papa. Njye nawe mu by'ukuri nta kintu n'iki na kimwe kiduhuza, kubera ko n'uru rugo rwacu urabizi yuko ruzasenyuka niduhana divorce. Rero nta burenganzira n'ubu ngubu ufite bwo kuzana umuntu nk'uriya mu nzu yanjye. Ikindi kandi nta n'ikintu uri cyo ku buryo nyine ungirira impuhwe ngo urimo gushaka kumfasha. Wowe ikintu ugomba kumenya nuko uri umugore wanjye imbere y'abantu, ariko hano mu rugo uri umukobwa nanjye nkaba umusore. Tubana by'ikinyoma nawe urabizi. Nyagasani ibi byose Sana avuze, Mama Iriza yarabyumvise byose maze biramurenga, imbaraga zirabura, arangije ahita yigendera. Iriza ati subwa ayo magambo yose ubundi umbwiye n'ayiki koko Sano? Hagati aho ariko twavuze ko nta divorce dushaka, sinzi impamvu rwose ubigaruye. Sana ati nese ko mbizi yuko utashimishwa nuko nakubera nyine umugabo, kuki nta divorce ushaka iri? Iriza ati ariko njye nakubwiye impamvu, gusa nta kintu ushaka uretse kugumya nyine utekereza ibintu bibi nk'ibi ngibi. N'ubundi rego umaze kubivuga ko nta kintu cyo mu buzima bwawe, niyo mpamvu ushishikajwe no gutandukana nanjye. Gusa ariko ntugire ikibazo, nanjye ntacyo uri cyo rwose mu buzima bwanjye. Nyagasani ubwiriza agiye kugenda, Sana ahita amufata aramubwira ati ariko ayo ngayo ni amagambo nyine umunwa uduhatiriza kuvuga, kandi hari n'andi magambo nyine umutima uba ushaka kuvuga. Nabivuze nyine ko ntacyo uri cyo mu buzima bwanjye, ariko seho niko ubitekereza? Iriza ati oya siko mbitekereza, kubera ko nyine mu buzima hari igihe duhakana ibyo umutima urimo kwemeza. Gusa ariko hari icyo nifuza kuba nakubwira. Sano ati nta kibazo, nguteze amatwi. cyose kubwira nta kigo kinze yonyeretse ubushuti budafite uburyarya wankunze nkaho nayandi mahitamo ufite. Tugarutse kuri Mama Iriza, aragenda maze akanyura ku cyumba Mika aba arimo. Umubyeyi neza neza ubona yuko byamucanze, arakomeza agera no mu gikoni maze afata amazi aranywa. Ubwo Mika araza maze aramubaza ati none se ni amahoro kuri kunywa amazi y'iki gihera? Mama Iriza ati Mika, mbwira ko ibi bintu byose utari ubizi. Mika ati ngaho da ibiki se? Mama Iriza ati wari ubizi neza yuko Iriza na Sano badakundana, ahubwo ari imitwe badukinnye batubeshya ngo kubera yuko Iriza atashakaga kubana na papa wa Sano. Ibyo bintu wari ubizi?
Mika ati ngaho ibyo se kandi wabikuye hehe? Mamiriza ati mwari muzi ko se bitazamenyekana? Baragiye bigira nk'abantu bakundana, kumbe bagira mu buriri bagatongana bakenda no kwicana. Mika ati ariko nizere ko ibyo ntekereje atari byo. Watinyutse ujya kumviriza umwana wawe Iriza n'umukwe wawe Sano bari mu cyumba bonyine? Mamiriza ati sinabumvirije, nitambukiraga ahubwo numva barimo kuvugana nyine basa nk'abantu bari gutongana. Ubwo nanjye ntega amatwi numva nyine barabivuze yuko ngo bazahana divorce. Ubwo nanjye narinda aho ngaho nicaye, nyimara kubyumva numva umutima urandiye. Kumbi nanjye ubwo ndaho ngaho ndicaye ngo negereje za buzukuru, naho kumbi ni umusore ubana n'umukobwa wanjye, nta nubwo bateye intambwe yo kuba hano nk'umugore n'umugabo. Iriza koko kubera iki yadukora ibintu nk'ibi ngibi? Mika ubwo aramusubiza ati nyine ntabwo nyine Iriza yashakaga kubana n'umugabo umubyaye kandi nawe wamwumva. Mamiriza ati hanyuma se arangije ahitamo kutubeshya duhindura injiji umuryango wose. Barasezerana mu murenge barabana, tuzi ngo abana barakundana kandi ari ibinyoma. Baragiye badushyiramo icyizere kandi babizi neza ko bazatandukana. Bino bintu kuko ubwo umuntu araza kubyita iki? Nari nishimye nzi yuko umukobwa wanjye byibura yabonye umugabo, naho n'uwigiye gitoya igihe kibarirwa ku ntoki koko niho kumugeza mu cyumba akamutukagura amubwira ko nta kintu ari cyo mu buzima bwe. Ubu se kano gahinda kuko umwana wanjye aneye ninde uzakanyiza koko? Ubu ngubu se ndabwira se ngo iki? Mikuga aramubwira atari ko si ngombwa yuko bimubwira pe, bifate nkaho nta cyabaye nyine bakomeze babane nk'uko babipanze. Ikindi kandi nyine nubwo badakundana, njye mbona rwose bizarangira urukundo ruje, ndetse mu mutima barakundana nuko batari babibwirana. Mamiriza ati ibyo mbwira sinshaka kubyumva rwose Mika. Amagambo y'uriya mugabo nta rukundo rwose na ruke numvisemo. Niyo rwaza umukobwa wanjye rwose yazarwisangamo wenyine, ugasanga nyine abibabariyemo. Rero ndavuze ngo zinga imyenda yawe n'iya Iriza, nanabonye itaba no muri kiriya cyumba cye, yose rero yizinge mu gitondo turatahana mwese. Nta soni. Mika atari ko Iriza si ngombwa rwose kuba wamucyura. Mamiriza ati oya wimbwira rwose icyo gukora ndakizi. Nta mpamvu yuko abantu babana kandi badakundana bakomeza kutubeshya gusa. Mu gitondo turazinduka dutahana. namenye ko ntako bisa kugira inshuti magara, ntiwakwiyumvisha ko mba niyumva iyo turi kumwe. Urandibaza inshuti igihe hose bayumva mwajyana. Ubwo tugarutse mu cyumba cya Sano na Iriza, Sano barimo kumubwira ati ariko rero ntegereje kumva ikintu ushaka kumbwira pe. Iriza ati mu by'ukuri Sano, amagambo mbwiye mu kanya arambabaje. Sano ati ndabizi nyine kandi nyine umbabarire, hari ukuntu uvuga amagambo nyine bikarangira mbuze n'atari ngombwa, gusa ukuri urakuzi uri Iriza w'ingenzi mu buzima bwanjye, nta nubwo njya nifuza rwose kujya kure yanjye. Iriza ati ndabizi ko nurakara n'ubundi ibingibi byose biraza guhinduka, gusa nshaka kuba naguhagarika burundu, gusa nshaka nyine guhagarika burundu ikintu kikurakaza mu buzima. Sano ati ntabwo byashoboka rwose ntabwo byakunda kugihagarika, ariko nyine wenda nzajya nkora uko nshoboye, wese nkurakarire cyangwa se byibura ngo nkubwire nabi. Iriza ati Sano, ndashaka yuko ntega amatwi ukumva ibintu ngiye kukubwira kandi utagira ikibazo na kimwe mbaza narasoza kuvuga. Sano atoke nta kibazo umugore mwiza. Iriza ati Sano, wize amategeko, uzi gutanga ubufasha ugendeye ku mategeko, uzi no gutuma umuntu nyine ahanirwa ibyo yakoze ugendeye ku mategeko. Inkuru zirasa, ariko ibintu biba byihishe inyuma y'inkuru byo ntabwo bijya bisa. Rero untega amatwi utitaye ko hari ahantu waba warigeze kumva iyo nkuru, cyangwa se iyo bimeze kimwe, kandi iyo nkuru nigira ikintu nyine kwibutsa nabyo ubyihanganire. Gusa basunsezeranye ko numara nyine kumva iyo nkuru uramfasha, maze buri wese akazabona ikimukwiriye. Sano ati cyane rwose, ndagusezeranya ko buri wese azabona ibimukwiriye hakoreshejwe itegeko. Iriza ati okay, urakoze cyane. Rero hari umumama, ubwiriza disi yatangiye kumubwira ya nkuru yose mama Sano yamubwiye, avuga buri kimwe cyose uko cyagenze. Ubwo aramubwira, arangije aramubwira ati nyuma y'ibyo ngibyo byose rero uwo mumama yaragiye aratuza nta kintu yavugaga kubera ko yacecekeshejwe burundu. Sano ati ese ku kibazo nk'ibyo ngibyo bikunda kubaho,
ndumva ukuntu byagenze n'ukuntu umugabo we nyine yitwaraga ari nka kwa kuri mama yitwaraga kuri papa. Gusa nyine uwo mugore agira kwihangana gukomeye pe. Umuntu akagutera ubwoba ngo ntuvuge, ngo nemere ibyo utakoze cyangwa se akwice. Iriza ati mu by'ukuri hari abagabo baba ari abantu babi cyane. Sano ati nukuri Imana izandinde kumera gutyo, nibona bigiye kuba izankure kuri ino si pe. Ariko ntabwo igeze umbwira iby'abana b'uwo mugore ngo nabo nyine batagombaga kumenya ukuri kose kuko byagenze. Byakomeje gutyo cyangwa yaje kubibabwira uwo mugore? Iriza ati ntabwo yigeze bibabwira, nyine bari baramuteye ubwoba. Sana ati mbega umumama wababaye. None se iri niba atari umuntu nyine bigoye nyine kugeraho, wamfasha ejo tukazajya kumureba? Iriza ati naka kanya rwose wajya kumureba Sano, kubera yuko ntakeneye ubutabera cyangwa se ikindi kintu icyo ari cyo cyose, ahubwo ashaka rwose kongera kubona umwana we w'imfura. Ashaka rwose kongera kubona umwana we w'imfura amwita mama apana umugore. Sano atari kurimo kunshanga pe. Iriza noneho ahita yerura maze ati Sano, mama wawe nta kibi yigeze akora, byose ni papa we wabikoze. Mama we yahereye kera ashaka kuba yakubwira ukuri, ngo akubwire ukuntu byose byagenze ariko ntumutega amatwi. Ariko njye duhura ubwa mbere twaraganiriye, numva nyine ibyo byose ukuntu byagenze, ndavuga ni ngomba kuzabikubwira ukamenya ukuri, ukamenya ko mama wawe rwose ari umuziranenge, atigeze aba umugore mubi cyangwa se umubyeyi mubi, ahubwo ukamenya ko yabihatirijwe ndetse akanategekwa rwose kwemera ibintu atakoze, akagenda akaba umuntu mubi neza kubera iterabwoba. Nyagasani, Sano ubwo yarababaye cyane maze biramurenga. Umusore no kuvuga biramunanira, maze ubwo Sano arangije ahita wankunze nkaho nandi mahita mufite ubu noneho maze kumenya ko. Nyagasani, uratekereza Sano yaba agiye gukora iki? Yaba se agiye kwizera Iriza? Utacikwa na episode zikurikira tumenya ukuntu biza kugenda. Reka twese duhure muri comment maze duhane ibitekerezo mumbwire ukuntu muri kubyumva. Kuri mikoro uri kumwe nanjye Alpha Sam, murabizi ko mbakunda cyane. Make sure you subscribe. I love you all guys. Thank you.